The Zoom TV 24. Ese gukena byaba iturufu yo kujya mu burayi ubitekereza iki wowe? Ureka nkubwira akazi gatunze umuntu nge nago nakavugaho. Just nimba kamutunze ya nakazi. Nkuko wavuga ati ngiye gukora akazi ko kwiba kandi byose tubifata nk'ari ibintu bibi. Nago na nebinga umuntu ngo nuko akazi k'uburayi. Nimba kamutunze it's okay. Kushobora gutwara inda se cyangwa ugasama batazi kurinda ya kandi umuntu bazi ko akora ako kazi ntayitwara. Umuntu wese ni inda yo ku giti cyiwe. Ntabwo mbitekereza. Hanyuma se wakigikira umuntu ko yajya mu burayi ngo nukubera akenya? Ya nje mbashije kumuhindura namuhindura kuko icyambere Imana duye amaboko ngo tuyakoreshe. Nubwo mbivuze kuri ako nanjye nago mbishyigikiye. Kora byange ariko wakoze kuko biriya niyo wabonamo nk'umuntu yabagoye nka miliyoni by the way nago menya hana nyuze kuko kari nakazi kabi uko wayibonye n'umunsi bumva ko neje ari kuzayabona. The Zoom TV 24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye. Murabona n'umukobwa wacu n'uyu munsi dufite arimo aragenda yitunganya, afite umupira wanditseho ngo school sweet, ibindi ntabwo ndi kubibona from London uko bisa kose niba nasomye neza. Niko bimeze, urabona aranaseka neza, aracyari naturel. Hanyuma dutangiye tuganira, amatanya mutwibwira. Ya amazina yanjye nitwa muri Sange. Yeah. Anje ni muntu cy'ubusanzwe. Anje ni umukobwa kiri mutoya. Warangije kwiga secondaire. Abandi umukobwa ukunda gukora. Abandi umukinnyi wa film, abandi nkora no mwitangazamakuru, abantu rero Flash TV bajya bankurikirana. Abankorana na YouTube bitwa na Smile TV. N'umukobwa ukiyubaka. Ya ukunda abantu just ya. Ufashijeho gutya. Ego. Hanyuma watubwiye ko ukina filime, ni muze filime wakinye uherutse gukina nizihe? Ni City Med nakinyemo nitwa Nerutoranya na Rodo Mazonje ndi gukina ndi main actress yitwa High School Affair. Yeah. Hanyuma gukina muri filime abantu benshi bakunze kuvuga ati abantu bajya muri gukina muri filime mbere kera bigitangira bavugagamo ruswa y'igitsina ubutumye ari byo mera wenda nubwo atari byo nagakwiye kuba mperaho. Ibyo bintu koko bibaho biravugwa ko bivugwa birakorwa wewe wagiyemo gute nta byakubayeho? Ya ibyo bintu bibaho ariko si muri filime gusa n'ahantu hose muri societe nyarwanda cyangwa ku isi hose ni ibintu bibaho. So ariko nge simse ko byambaye ko nakoze casting ndataha nubwo ngiye nigeze bikurikije n'abantu nabonaga nago ngeze nekereza ko yuko bari bumfatemo. Yani casting nitabira ko ibyo bintu si muri filime gusa bibaho n'ahantu hose bibaho. Biramutse wenda we bikubayeho ni ibintu bibi ntabwo tujya tubyifuriza umuntu wumva wabyitwaramo gute umuntu aramutse agusabye ko watanga ruswa y'igitsina kugira ngo wenda ubone amahirwe runaka ubone gukina muri filime ikomeye runaka. Ibyo bintu banza wabyakira gute wabikora? Ya kuri njyewe ntago nabikora kuko njye nizera ko igihe cy'umuntu we cyageze n'ahantu kijya. Jemba nizeye ko ikintu cyose nkoze nimba giferinze nyine bigomba kuba ngomba kubyakira nimba kiba successful ya ni igihe cyabyo ntago njye nkunda kwirukansa igihe cyane ngo nuko nshaka kwitanira imbere vuba. Hanyuma ababikora rero ubona ukeka ko bitegerwa n'iki kutigirira icyizere no gushaka kwihutisha hazaza habo biba bimeze bite? Icyambere njye mbona ari ukutanyurwa n'ubuzima babayemo. Ikindi ni ukutigira icyizere kandi ikindi mbona ari ugushaka kwita batera imbere vuba kandi buryo y'umuntu azamutse vuba anamanuka vuba kuko ntago hari step barasimbutse bataranyuzemo. Ya hanyuma tuze muri kariyeri yawe ya filime ugiye muri filime bwa mbere ni iki cyagutonze? Njya muri filime bwa mbere no gukorera audience mu bantu benshi kubaza ati ajya kuvuga ati ngurira nk'umuntu usekeje imbere y'abantu barenga 50 kibaza ati senda bikora gute ndarira gute ya ugira ugashaka wengeye binakugora kwirekura ngo ugire ikintu ukora kubera ko uri imbere y'abantu. Yani cyo kintu cyanonze ariko just ngiye ko nansi cyo nshaka kandi ari ibintu nakundaga ikintu cyose bambiraga nayo gikoraga. Niye role wenda bagusuggestinze kugeza n'ubu uvuga ati role sinayikina muri filime? Nta nimwe baransaba ngo inanire ariko kuko nje entertainment ndayemera kuko ikintu cyose nakora mbona kiri bunyinjiriza amafaranga kandi kinyuze mu mucyo nagikora. Hari karakteri umuntu akina muri filime ariko wajya hanze ugasanga yaramwafexe gukina uri indaya gukina uri umuntu w'umwicanyi gukina uri umuntu w'umugome ku buryo n'abantu bashobora kugutinya. Muri izo zose niye utakina? Nje naha mu Rwanda zose nago nazikina ati kuki kuko nta mafaranga arimo.
nimba nyine ndinda cyangwa nica abantu ninjye mu bantu ntago bazanyakira neza ninjya gutega bisi uzasanga bari kunyirukana just kuko nta mafaranga barimo mbase ngo uvuga ati nigure n'imodoka uvuga ati ndakina filme yanjye ngende mu modoka yanjye nta muntu n'umwe ndibuze kubangamira kuko naha mu Rwanda nago abantu baragira ute baramenya kwakira ikintu nago baramenya kwakira karere y'umuntu bumva ko icyo umuntu akoze bamubonanye muri filime aricyo kintu akora mu buzima busanzwe kandi ntabwo aricyo kintu akora mu buzima busanzwe ni character bamuhaye kuko babonye ko ayishoboye ariko ntabwo bivuze ko yuko ubuzima busanzwe ayikora njye nta mu Rwanda nayo ntabwo nabikora hanze se ni hanze wakomera gukina okay urinda reka mbivuge gutyo nkuko tunakomeje kubaha urugero uravuga ati mu Rwanda sinakina ndinda ariko hanze wenda ahantu bamwe amafaranga nabikora ya nabyo kuko nkurikije n'uburyo nakuzemo buraya ntabwo nayikora kugira ngo urubura nakina ndi umwicanyi nakwica kabisa ariko buraya ntabwo nawukora hanyuma se wenda tugende mu bya kariyeri ugeze muri filime ababyeyi sinzi ukuntu babyakiriye kuko umwana yagiye muri filime cyane cyangwa bwa mbere baravuga ati byarangiye umwana turamubuze wowe ababyeyi babyakiriye bate wenda niba mubafite ababyeyi banjye ntari biryo pe umubyeyi wanjye ni umuntu umfasha muri kariyeri yanjye yose ni umuntu nta kintu mbega arambwira ati nubwo bimeze gutya agenda ambwira inzira ngomba kugendera ariko no umpromotinga mu kintu cyose gishoboka yakwemera agatanga iki ariko nkakigeraho kuri nta kibazo pe niyo mpamvu nanjye navuga ati kabisa nyigiyemo kujya muri filime kujya gukinana n'abantu bo muri sinema rimwe na rimwe ubusanga banafite imico umuntu yavuga ko itandukanye cyane harimo abikundira abakobwa nyine nk'uko abantu bakunda kubivuga abandi bakikundira ibindi bintu bitandukanye nta muntu wagutunguye cyane muri sinema wenda ubone ya mico wumvaga bavuga ati abantu bo muri bakina za filime bagira imico mibi wenda n'urugero biravugwa we nta byakubaye wenda ku buryo uvuga ati ahantu banza ngiye kubivamo ntabwo nabivamo kuko ngenda umuntu amaze kumenya umuntu icyo ari cyo kandi umuntu ngewe uko ari niko mwakira nimba mwakira bite n'amagambo mabavuga itsoke ndabyumva ngaceceka ntago najya namwanga ngo nuko yango yakoze iki ngiki ndi umuntu wakira umuntu uko aje ibyo bintu bibaho kandi ni nabyo nahantu barizwa abakobwa barizwa abahungu abagabo abasore ntago byabura ahubwo ngiye nkwakira ukuri hanyuma twizere mu tubazo twa TikTok yo wanyweye inzoga nyinshi wanyweye nk'amacupa ngahe nzoga ibiryo ukunda kurya igiye kurya urya nk'ibi biryo bimeze gute inyama urya nk'inkoko zingahe ikintu nkunda kurya n'ubwo ushaka kukingaburira nk'ukwezi kose nkunda imyumbati igeze ku bishyimbo ifiriti si abakobwa benshi bakunda amafiriti n'inyama ibyo biza nyuma ikintu cya mbere ni imyumbati mu bahanzi nyarwanda n'uwuhe muhanzi wiyumvamo cyane kuvuga ati aka muhanzi ndamwemera cyane tu abakobwa bakunda kugira intambara mugire hagati ya The Ben na Meddy mbura n'uburwayi mbona ari uburwayi icya mbere se nimukunda cyane aramarira iki ntago amenya ko ndi umufana icyo ni icya mbere nta n'ibihumbi 5 ari bume ni ukwishyiraho stress gusa ngo nkunda Meddy mukunda yo kugira urugero ugeraho kuko nta kintu bukomeye by the way ni ukwiha society nta kintu akomarira ariko ni nk'akaye karimbo nk'ubu ubu tuganira ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 niyo ndirimbo igufasha cyane ku buryo iyo ugeze nko mu rugo wenda wicara ukayumva mama vuta umukristo se usengera muri itorero nsengera muri Vivante ya Kabuga biriya jambo ryo muri Bibiliya rikunda kugufasha kariyumva tukavuga nk'umukristo ati ijambo riramfasha Yesu ararira umva yararishijwe n'iki yarijijwe n'abantu akunda n'abantu be uburyo twitwara hanyuma utekereza iki ku bakobwa bakora uburaya akavuga ngo njye nagiye muri ubu buraya kubera ko ari ubuzima bubi nagiye muri ubu buraya kuko nari nkenye ese gukena byaba iturufu yo kujya mu buraya ubitekerezaho iki wowe ureka nkubwira akazi gatunze umuntu njye ntago nakavugaho just nimba kamutunze ni akazi nk'uko wavuga ati njye gukora akazi ko kwiba kandi byose tubifata nk'ari ibintu bibi ntago nanebinga umuntu ngo nuko akazi k'uburaya nimba kamutunze it's okay kushobora gutwara inda se cyangwa ugasama batazi kuri indaya kandi umuntu bazi ko akora ako kazi ntayitwara umuntu wese ni indaya ku giti cyiwe hanyuma se wakigikira umuntu ko yajya mu buraya ngo ni ukubera akenye njye mbashije kumuhindura namuhindura kuko icya mbere Imana yaduhaye amaboko ngo tuyakoreshe nubwo mbivuze kuri ako nanjye ntabwo mbishyigikiye
kora byange ariko wakoze kuko biriya niyo wabonamo nk'umuntu yabagoye nka miliyoni by the way nago umenya ahantu anyuze kuko kariya ni akazi kabi uko wayibonye n'umunsi bumva ko neje ari kuzayabona so nago mbishyigikiye cya mbere nimba wenda ugize imana ukabona nayo mafaranga akabona nk'umuntu agoye nk'ibihumbi 500 bikoremo business by the way bikora nk'akazi k'uburaya nimba ugize imana ukabona ukaya nayabona yakoremo business. Hanyuma rero tugana wenda ku musozo w'ikiganiro cyacu abakobwa benshi bakunda kurwa mu bishuko urabizi kagwa mu bishuko umukobwa mutoya ajya bamwe ufite imyaka bayivuga kuri kamera ariko uragaragara nk'umwana mutoya cyane afashe irangamuntu ryari afashe irangamuntu 2016 no kuvuga ngo umuntu atangiye gufata irangamuntu afite imyaka 16 ubu ufite nka 18 oya wapi banzu bari imyaka inyuze ufite imyaka cyakwa nka y'ubukura ariko urayifite 18 mu rukiko banyakira wagenda ukamanika akaboko ugasezerana imbere y'Imana ko mbanye na runaka. Hanyuma umugabo wifuza sinzi nene uratangira kugira ibitekerezo byo kwifuza umugabo yaba ari umugabo umeze ute ko nta gitekerezo cy'umugabo mfite ariko umuntu umuhungu ukunda gukora cyambere ukunda gukora kandi atsumba ngira bihagije ukunda gukora iki ari umu businessman. Ushatse umugabo kubw'ibyago ndabyita ibyago kuko ntawe ubyifuza akajya gukubita ibyo bintu wabisporta nata twahita dutandukana. Utekereza iti gute ubuzima bw'umumama wabayeho muri ubwo buryo arakubitwa imyaka 10 irashize yaracyabayo ngiye ngira ubwoba cyane ahubwo ubanza mfite n'ubushobozi bwo kuba naturukisha mu kubitwa mu ngo nabikora kuko kubaka urugo nago ari inkoni nago ari inkoni nubwo ngiye nanabishyigikiye cyane ariko ngiye bimbayeho nago natwabana gatandukana ukeka ko byoroha ari ikintu cyoroha nakora ikishoboka cyose tugatandukana. Hanyuma rero ndadusoza ugiriye he nama abakobwa kugira ngo bari umuntu uri self independent atari wa muntu utegereza umuhungu avuga ati umuhungu azampa umuhungu ntago yamaye bitatu by'imisatsi ntiyamaye igihumbi cya twatuna umusiga ku nzara we nabonye nta twusigaho umukobwa yabikora ati kugira ngo bari umuntu kuko wimenya wikorera byose. Ikintu ngiye namubwira just no gukora cyane ni ukwitinyuka ikintu cyo kwigira isoni ngo ngiye ninkora iki ngo baranseka iki no ikintu cyose wakora cyaguha amafaranga niyo ari 500 ku munsi kiba ari ikintu cy'akamaro kinabasaba no gukora cyane batitaye ngo yarandeba cyangwa yarandeba kuko nukora niba utangira baguseka ejo ukimprovinga ugasanga ugize amafaranga menshi ubaye umuntu atatekerezaga abantu bazizana kuko burya abantu baza bitewe n'icyo ufite nubwo muranga ari umuntu usabiriza uzagira za nshuti zo hasi nyine zigufata nk'inuza nk'igikoresho cyawe ariko n'umukobwa wihagararaho just ugakorera amafaranga yawe kuryohanya n'umutipa kati kabisa uri umukobwa yambaye neza bibaza ko umutipa we ati wambaye neza rero wiyambitse nawe bumva ugize nk'ibiro nka 5 by the way nukunyurwa n'uwuriwe kumenya uwuriwe ukamenya icyo ufite impano ufite ukagikoresha bigishoboka. Hanyuma ni iki umuntu akurebye gutya ashobora kukwibeshya akakureba akavuga ati nkurikije ukuntu mubonye uriya mukobwa ni gutya ameze hanyuma yakureba ugasanga yakwibeshye kinakura kunyibeshyaho bakunda kunyibeshyaho ko yuko ndi umwana cyane nyine bakambara mu myaka 14 mfite baby face ndacyafite amashereka nicyo kinakunda kunyibeshyaho ariko nta kindi. Abangu iyo bagutereta bakunda kubwira ko ari iki cyiza ufite kurenza abangu baragutereta cyane biragaragara burya biterwa n'umuhungu wari we cyangwa biterwa n'icyo ashaka kureba cyane icyo akunda kuko umbwira ko ejo wenda mfite intoki nziza sumbwira ko ejo wenda mfite amaguru meza umuntu ambwira bitewe nuko amarangamutima yamubwira ntabwo mfite ikintu focus navuga ati bambwira ngo kubera iki ngiki ntacyo barahurizaho ikintu bahurije nuko bambwira ko ndi umukobwa uri mature ngo mfite nyine mind yagutse bikurikije nuko mera ureba nk'umwana ndeba nyine umuntu yambonye ndeba nk'umwana ariko dufashe umwana tukaganira biramutungura kwibaza uburyo yambonyemo n'ibitekerezo mfite biramutungura. Hanyuma tugushimire urakoze cyane twizere ko nanjye ibiganiro byawe nabikunze umunsi tuzajya tugutumira uzajya nyine tukubaka umuryango siko bimeze. Merci beaucoup ushaka kumbona cyangwa tukaganira kuri Instagram muri Sunshine 1050 tuzagaruka ubutaha nta kibazo. Wabasubiriramo
hashtag ya Instagram kugira ngo wenda abantu banagufollowing muri rusange. Ya Instagram yanjye umurisa Ange bifatanye 1050 cyangwa 1050 naga ari 250 ni 10 umurisa Ange 1050 kubera iki 1050 njye nashatse kuzana challenge nyine. Hanyuma tumushimire cyane umurisa kandi twizere ko ebana ibitekerezo afite bizakuri bizanatera imbere. Ikindi bigaragara ko nyine ari umukobwa ufite ibitekerezo bye ubihagararaho kandi akavuga ati ngiyewe ndinge. Tumushimire cyane. nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.